ndabizi ko umugeni wa Kristo arimo hano. Ntagira ngo mubwire ngo ihangane ukomere umutima nubwo uri mu bihe bitakoroheye. Umugabo wawe yantumye ko azaza kukureba, gahunda ntago azayica, azaza kukureba. Ntago nagiye igorogota nkubambirwa, ntago nari ndi mu mikino, burya naragukunze nzaza kukureba. Nubwo umeze nk'igishungero, nubwo wirabura izuba ryo mu butayu rikaba ryaraguhinduye utyo, ariko nzaza kukureba. Itegure kugaruka kwa Yesu. Hari abantu babatijwe bimuye iseta, bahinduye iseta. Ubundi abantu bakundiye Imana ibyibaha. Nibyo bitumye abatumirwa uragenda umurenge ugasangamo insengero ebyiri eshatu za ADEPR, Restoration, Katolika. Abatumirwa sara zaruzuye, ariko gutinda kuzatuma bashiramo. Mu Rwanda abakristo ni 98%. Mbese umuntu asubiye gupfumaguriza mu tuzu tw'ibyatsi ntago yabona abakiriye, ariko agize atya akavuga ati turebayo tukabaha umuti tumaze kubarebera. Arababona kuko 98% bitwa iki? Bafite inzu yo gutegererezamo. Abatari muri Restoration bari muri Zion, n'abatari muri ADEPR bari muri Katolike, inzu yo gutegererezamo. Aho kugira ngo ujye kugira ngo usome ijambo ry'Imana wumva ubugingo burimo, kuko itorero nirigenda Bibiliya izasigara, kuko Bibiliya igizwe n'ibice bibiri, igizwe n'igice cyitwa inyuguti. Paulo yabwiye Abakorino arabanga inyuguti zitera ubwiza n'icyubahiro, ngo ariko bushira, ubwo bwiza bwabyo birashira. Umuntu yavuga ijambo ry'Imana byamuteye ubwiza n'icyubahiro, mukamuha agatuti, ariko mwakubitana ugasanga ni n'umwesikoro. Icyubahiro cy'inyuguti kirashira. Nubwo nawe ugukunze nawe ugucira akara urutega, ubuzima n'imibereho byawe bikaba bigoye kwambara, bikaba bikurusha kubaho, bikaba bikurusha, ariko gahunda arayifite. Ntabwo uzongera kuruha, ntabwo uzongera kunanirwa nuko ukiri w'abandi, ariko agufitanye nawe gahunda. Ya gahunda mwavuganye iracyakomeje. Indirimbo za Salomo ibice 2 umurongo wa 2. Mbifurije umwaka mushya muhire uburumbuke. Imana izabaho uburumbuke bw'abantu, Imana izabaho uburumbuke bw'amafaranga, Imana izabaho umwero w'ubutaka, bacuruza bazunguke. Ndabahobeye muri iryo jambo, uyu mwaka uzababere uburumbuke. Imana izaguha amaboko iburasirazuba n'iburengerazuba. Imana izaguha inshuti z'umumaro. Imana izaguhe uburumbuke mu bwenge bw'abana, abana bazagira ubwenge. Imana izaguha uburumbuke bw'igikundiro, Imana izaguha igikundiro ku bakomeye. Haleluya. Mbifurije umwaka mushya muhire uburumbuke. Abakristo ba Sejemu ndabakunda, n'Imana irabizi, n'umushumba arabizi, yamamagaye nza niruka, mvaga mbakumbuye cyane. Dusome rero ijambo ry'Imana, twongere twibukiranye ko umugeni uwamukoye akimukunda. Ibyo bintu nshaka kubabwira mu minota mike, kwibutsa umugeni ko uwamukoye akimukunda, kandi gahunda y'ubukwe igikomeje. Dusome indirimbo za Salomo ibice 2. Murongo wa 2 turasoma na Matayo. Dusome mu izina rya Yesu. Ni umukwe ubivuga. Uyu mukwe yashushanyaga Kristo, avuga ngo ni nk'akarungu mu mahwa, niko umukunzi wanjye ameze mu bakobwa. Ndasubiramo, nk'akarungu mu mahwa niko umukunzi wanjye ameze mu bakobwa. Dusome Matayo bice 25 umurongo wa 1 tugeze kuri 13. Dusenge. Haravuga ngo page ni 28 Matayo ubutumwa bwiza bice 25 umurongo wa 1 kugeza kuri
kuri 13 baravuze ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu merezo zabo hamwe n'abatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira, ariko ninjoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke tumusanganire. Maze babakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabakanira batoya ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma babakobwa abandi nabo baraza barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi, nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Yangane dushyire umurongo umwe uri mu Kuva, igitabo cya 2 cya Mose cyitwa Kuva, ibice 32. Kuva 32 paje ni 83. Haravanga abantu babonye Mose atinze kumanuka wa musozi, bateranira kuri Aroni baramubwira bati haguruka uturemere imana yo kutujya imbere, kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo yabaye. Imana idufashe. Nagira ngo nibutse itorero ko gahunda ya Yesu yo kugaruka ikomeje. Mugeni wakowe mu bintu byazanye Yesu, itorero ryari rifite amasezerano 3. Isezerano rya mbere itorero rifite Yesaya ahanura n'abahanuzi ba kera bagiye bavuga ko umukiza azavuka. Mu bice 9:5 yaravuze ngo duhawe umwana w'umuhungu, aravanga ubutware buzaba ku bitugu bye, aravanga azitwa igitangaza, Emmanuel, umujyanama, Imana ikomeye. Baramuhanura, haleluya. Mikawe amuhanura yaravuze ngo nawe Betelehemu nturi mutoya, kuko muri wowe mbonye hazavuka umucunguzi. Barahanuye bagera ku rwego bavuga karitsiye umukiza azavukiramo. Umukiza rero yaravutse ahimbazwe cyane ko yemeye kwambara akamero k'umugaragu w'imbata akavukira ino kugira ngo yisanishe nawe. Hari umuntu umwe watuganirije atubwira ukuntu umugabo w'umuzungu yigeze kubona kwa kundi inozi zitambuka zirimo ziragenda mu muhanda, abona hoho iturutse kure igiye kuzigonga. Sifa kwa Mungu. Arazibwira ati mwihute, kuko yabonaga izo nshishi ziri mu kaga ariko zitakaze. Iyo modoka nizira zigonga ikazimara. Arababwira ati nimwihute, mwihute, murabona ko muri mu kaga kandi nimubizi. Akizibwira undi mugenzi we araza aramubwira ati rero kugira ngo izo nshishi zikumve nuko usa nazo ukavuga ururimi nk'urwo zivuga. Dushimiye umwami Yesu, haleluya. Kavuga uko zivuga nibwo birakunda ku izo nshishi uzirokora urupfu. Nuko Yesu yaje. Muri ibi byaravuze ngo Yesu yavukiye i Betelehemu, bamuryamisha mu muvure, aravuga ngo ni umunyembabazi nyinshi cyane. Nuko yaje ashaka, yambaye umubiri kugira ngo avuge ururimi nk'urwo uvuga, ase nawe abone uko akurokora akaga, ahimbazwe. Icya kabiri, kare narindi gusoma ijambo ry'Imana ndeba imisozi hafi 4 Yesu yasengeyeho. Yesu yagiye ku musozi w'Itabora ari kumwe na Petero na Yohana na Yakobo, ngo bariyo ararabagirana. Petero aramubwira, uwamubazaga ngo ko twasize byose tugasiga ibyacu, ko twasize byose tugagukurikira, uzaduhika murebeye muri Rugabire n'ikanzu imwe, amurebeye mu mibare. Yesu bageze Itabora ararabagirana, amwishurira yambaye ubwiza. Aravuga ngo ni byiza ubwo turaca ingando yawe, indi ya Eliya n'indi ya Mose tuguma. Iyo umuntu ayishuriwe Yesu n'ubwiza bwe yumva atahava akagumana nawe. Imana ihimbazwe. Rero Yesu agiye gukwa itorero cyangwa azanye inkwano. Nicyo kintu ngiye kuvuga, kwibutsa itorero ko
uwagukoye nta gahunda yo guhera yafite. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Meruka seje mu bafashwa manzi uyu mwaka ari uwo guceceka no gufashwa muri siransiye. Haleluya, amina. Yesu agiye gukwa itorero cyangwa ajyanye inkwano agiye gukwa umugeni, yabikoreye i Getsemane. Umwanditsi Yesaya ibice 51 umurongo wa 17 yaravuze ngo ageze i Getsemane atangiye kubabara, ngo yasomye ku gikombe cy'imibabaro arakiranguza, abwira Petero na Yohana, arababwira abakuye mu bandi 12 ngo bageranye i Getsemane, arababwira ngo ndumva mfite agahinda kenda kunyica. Ariko ngo Petero na Yohana na Yakobo ntabwo bari bafite ubushobozi bwo kumva ibyo Yesu avuga, ngo kuko bari bafite ibitotsi bikomeye, amaso yabo yararemereye, badafite ubushobozi bwo kumva ibyo avuga. Ngo Yesu atangira kubabara arimo aranywa igikombe, ngo burya yari arimo arakwa itorero. Dushimiye umwami Yesu ufite itorero ino. Haleluya. Yesu yasize umukobwa mukoye inaha. Icyo kintu cya kabiri cyitwa gukwa itorero Yesu yasize agikoze. Mariko niwe wabyanditse, aravuga ngo ameze nk'umutware wavuye n'akajya mu gihugu cya kure kwimikirwayo. Nibyo bintu bitongeye kuvuga ku itorero na Kristo cyangwa umugeni n'umukwe. Turasomye ngo nk'akarungu mu mahwa, nibyo bintu ngiye kuvugaho, ukuntu umukobwa cyangwa itorero ubu ngubu rimeze nk'akarungu mu mahwa. Umuntu umwe yatuganirije ku karungu, aratubwira ngo ni agati kaba ahantu mu ishyamba, noneho kakagira ibibazo byo gukurira ahantu hagati y'amahwa. Noneho uko gakuze kwakinyeganyeza kaba gasororotse cyane, ari na gato kataragize ubushobozi bwo kubyibuha kubera ko amahwa yagiye akaryamira. Kakwinyeganyeza iburyo, umuyaga wagakubita, kagakubitana n'amahwa, kakongera kakagaruka, kakiyaranja kakagaruka, kakinyeganyeza n'ahantu umuyaga ukagakubita, ku buryo kugoramana ibikunda, karagororotse ku rwego rw'impamvu z'ibikagusa. Mbese katewe kugororoka n'impamvu zaho gahagaze hagati mu mahwa. Dusomye ijambo ry'Imana, Yesu yari arimo aganira aca umugani, arabanga icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko umukwe akora ikintu gikomeye cyaka ko tugarukaho cyitwa gutinda. Hano mu bice 24 ku murongo wa 44 ho yaravuze ngo azaza mu gihe badatekereza, ngo nuko umukwe atinze, ari abakobwa babaswa, ari abanyabwenge barahunikira, barasinzira. Hari ibintu nka 7, ntabwo ndi bubivuge byose, ariko hari ibintu 7 abakobwa babaswa n'abanyabwenge bahuza. Icyambere, reka nse nubinyuramo, icyambere bose bahuriye mu nzu, icyangombwa kibahesha kuba mu nzu ni kimwe, ni umubatizo. Umuntu wese wabatijwe yemerewe kujya gutegereza, ni icyangombwa kimwinjiza aho bategerereza umukwe. Abatizwa yari umupfumu agakomeza kujya, hari abantu babatijwe bimuye iseta, bahinduye iseta. Ubundi iyo ufite ubucuruzi ukora ukabona ahantu ucururiza ntibagura, hari igihe utagetinga indi seta ibaha abakiriya. Mu Rwanda abakristo ni 98%. Mbese umuntu asubiye gupfumaguriza mu tuzu tw'ibyatsi ntago yabona abakiriye, ariko agize atya akavuga ati turebayo tukabaha umuti tumaze kubarebera, arababona kuko 98% bitwa iki? Bafite inzu yo gutegererezamo. Abatari muri restoration bari muri Zion, n'abatari muri ADPR bari muri Catholique, inzu yo gutegererezamo. Icyangombwa kibimuhesha ni umubatizo wa Yohana.
icya kabiri, aba bakobwa bahuza ko abaswa n'abanyabwenge, bahuza ko bafite amatabaza, impano z'Imana zibarimo. Abataririmba barabwiriza, abatabwiriza ni abashumba, abadashumbye ni abakristo beza bagira abo bafasha. Amatabaza araka. Kamvuga akantu gato, iyo umuntu atuye muri karitsiye y'abakire akagira ibibazo byo gukena, abakire kuko bazengurutse amazu yabo amatara, iyo atuye hagati ntiwapfa kumenya ko adacana. Kandi hano amatara azengurutse, imyezezi y'amatara y'abakire igenda ikubita hano, mwamurebera inyuma mukagira ngo yacanye, ariko nta matara agira. Burya turanye n'abakire. Abantu bafite amatabaza ku buryo umuntu yiyaranja akagira ikintu nyine amenyekanaho ko agikora. Matabaza ni ibintu bimeze nk'Imana. Mwibuka ko kera nubwo abantu b'Abanyarwanda barabizi ko hari abantu ziba imitwe, mwahuraga akakubwira ibyawe nta Mana asenze. Kuba umuntu yagira impano runaka si ikimenyetso cy'uko ajya mu ijuru. Bose bafite amatabaza, abaswa n'abanyabwenge. Icya gatatu, barambaye bose, kuko ntiwaba muri iyo nzu yo gutegererezamo umukwe utambaye umwambaro w'ubukwe. Bose bafite ikanzu z'imyeru, mu materaniro bose bababera. Iyo abwiriza abayera, wamubonye ku ndirimbo abayera, abantu bose bategereje kugaruka kwa Yesu muri iyo nzu barasa. Bafite imirimo, bafite ibyo bambaye, ko nta wambaye ubusa, bose barambaye. Cya kane, bagize ikibazo cy'uko umukwe yatinze, barahunikira bose. Iyo umuntu ahunikiriye buraba yumva ibiri kuba hanze, abasinzi ariko acyumva nk'ikintu gishobora gukoma, akabyuka akajya kugira ibyo abikora. Ariko ngo guhunikira byararenze, barasinzira. Uguteye inkokora, kandi iyo umuntu asinziriye akagona ntabimenya, aramubwira ati uragona, ati ni ukuri kw'Imana. Muzabe muri gusengana n'umuntu agira icyo umubwira ati kuri gusinzira, ati njyewe igicuku, ijoro rigizwe n'ibice 4 nari buvuge. Icya gatanu, ngo nuko habaye urusaku. Iyo Bibiliya ivuze urusaku, ibivuze ibimenyetso bigaragaza kuza kwa Yesu. Kera iyo nyine ntago nduwa kera, ariko mbiziho, bajyaga bajyana inkwano nko muri uyu mwaka, hagaca mu mwaka wose bategereje kuzakora reception. Ntago ari kera cyane, ariko hambere aho umuntu yajyaga gukwa, uretse ubu nyine dukwa mu gitondo nimugoroba reception ikaba, ariko mbere wajyaga gukwa akamara nk'umwaka, bakazajya muri reception nyuma. Rero iyo igihe cyo gukora ubukwe nyirizina cyabaga cyegereje, hari inzoga bitaga iyo gutebutsa. Sifa kwa Mungu. Hari abantu bahari, haleluya. Hari inzoga bitaga iyo gutebutsa, igenda nimugoroba, igenda yikorewe n'umuntu w'umusore w'umupapa cyangwa umusore ukiri muto, akagenda yikoreye ikibindi, ari kumwe n'umukobwa mutoya ufite isuka. Murabyibutse? Kubera muri Kigali nyine ibyo bintu ntago mubizi, ariko niko byagendaga mu muco. Hagendaga isuka iri kumwe n'inzoga. Uwo musore rero yagendaga akenyeye agatenge, akiteye nka gutya, yagera mu marembo agatangira kwivuga muri uwo mudugudu, bakamenya ko muri urwo rugo, haleluya, ejo bazahakura umugeni. Agatera n'udutsina tumenyekanisha ko muri urwo rugo hariyo umugeni utazaharara ejo. Haleluya! Yabaga ari kumwe na ba nyirasenge, barimo baramuganiriza ku ruhimbi, bakamubwira umwifato w'umugore, bakamubwira uko azabigenza, akarira
akarira mu gitondo agasohoka akajya. Ndagira ngo babwire ko ibimenyetso bigaragaza ko kuza kwa Yesu bimeze nk'inzoga yo gutebutsa. Mu bice 24 hano imbere gato yaho twasomye harimo ibimenyetso 15 Yesu yavuze. Ntabwo ndi bubivuge byose, ariko reka mvuge kimwe nk'icya 13. Yaravuze ngo kuko urukundo rwa benshi ruzakonja, ubugome bukagwira. Urukundo ruzaba barafu, ubugome bugira ute? Urashingira umukobwa yatinda kubyara ati marene. Uraha umuntu igitenge atamaye musazi wakenyera superi. Ati baba batwiyemera. Uramuha superi ati yampa ibiryo byo kurya, akagikata akagikohereza kuri WhatsApp, akakwereka ko ntacyo ukoze ati sinzongere. Uramukingira ati marene w'umurozi ati sinzongere mbashingira, ubugome bukagira ute? Wajya guha umuntu igiceri ati nakazi kawe atera inyatsi, naramuhaye sinongera gutunga amafaranga, irakure. Kuko urukundo rwa benshi ruzako. Umuririmbyi mugenzi wawe araterwa, nta na rimwe wapfukama ngo umusengere. Abantu babaye abagome, ahubwo ukaryana inzara na mugenzi wawe atize wabimenye ko nibyo batazi ukabikwirakwiza. Tumeze mu gisirikare bavuga ko iyo umuntu arimo ararwana ari kumwe na mugenzi we, iyo bamurashe ategetswe gufata intwaro yari arimo ararwanisha, nawe akamutabara amaboko y'umugome. Nubwo yaba afite inkota amufasha atya agiye kumusogota, ntiwemerewe kwiruka. Utegetswe gufata intwaro yari ari kurwanisha ukagenda ukamurwanira, yaba yanapfuye ukikorera umurambo we ukawirukangana kugira ngo atagwa mu maboko y'ababisha. Ubugome buzagwira. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso biri mu basenga, uretse no hanze, no kugambana, inzangano, amashyari. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko ni urusaku rw'uko umukwe agize ute. Aba bakobwa rero ikintu cya gatanu bose bagize ikibazo cy'uko ijoro ryabagezeho, igicuku kirabagwirira, bose bagira intege nke mu gicuku. Nako kantu nshaka kuvuga. Twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo Mose atinze kumanuka wa musozi, ngo abantu bakoranira kuri Aroni, baramubwira ngo turemera Imana yo kutujya imbere, kuko Mose wa muntu w'Imana yagize ute? Tutazi icyo yabaye. Niba hari abantu banangaje, ni itorero ryo mu butayu rishushanya ry'iki gihe. Urugendo rw'Abisiraheli bajya i Kanani ni nk'urugendo rw'umukristo ajya mu ijuru. Turavuga igitaramo abantu tukitera hejuru, ariko dukeneye imbaraga zo kwitegura ubukwe. Haleluya. Imana iha umugeni amaboko, Imana iha umugeni imbaraga zo kwitegura iki gitondo. Nari ngiye gukuramo icyifuzo kivuga ngo Imana iduha amavuta azakesha iki? Ijoro. Kuko yaratinze nawe. Biriya yavuze ngo umukwe atinze barawunikira barasinzira. Ngo bakoranira kuri Aroni. Mu bintu byanangaje nsomye ijambo ry'Imana, ni ugusanga Mose, Abisiraheli baravuye mu Egiputa batamenya Imana, bakurikiye Mose. Kuko ngo bavuze ngo Mose wa muntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa ntituzi icyo yagize ute. Mbese ntabwo bavuyeyo bakurikiye Imana, bavuyeyo bakurikiye abandi ba. Mu bintu bitangaje, Itangiriro 31, Yosefu abwira bene se, yarababwiye ngo kwa Farawo muri iki gihugu cya Egiputa ntibakunda abashumba. Nibababaza ngo umwuga wanyu ni umuki, mubabwiye ko umwuga wanyu ari iki? Ari ukuragira. Bazaduha Gosheni, tuzatura muri Gosheni. Sifa kwa Mungu. Ngo bababaje ngo umwuga wanyu ni umuki, baravuga ngo dukunda kuragira amatungo.
ngo babahitiramo Gosheni barayiba. Reka mbabwire igitangaza, abantu ntibazi Imana ku rwego ikimenyetso kizabaranga ko batazi Imana ni ugutinda k'umukwe. Mose agendana n'Abisiraheli bahagurukana mu Egiputa, wari wagira ngo bamenye impamvu yo kuvayo. Bageze kuri Yorode, bageze ku nyanja itukura, barya inyama, bageze ku gitare cy'Imeriba, barimo barabona amazi y'Imara ahinduka meza, bayageze Harura. Mose yagiraga ngo abantu bari kumwe bazi Imana, ariko ngo atinze kumanuka umusozi bimenyekana ko batagize ute, batayimenye. Kandi Imana yakoze ibishoboka byose ngo Abisiraheli bayimenye. Muzi igitangaza, ibintu byanangaje, sindavuga kuri biriya bitangaza byose byabaye mu gihe cya Mose, ariko mu bintu byanangaje ndi gusoma ijambo ry'Imana ni ukuntu kwa Farawo, abantu mugira abashumba murabizi, aba yambaye igikoti, iyo azanye amatura amuga ati shiraho genda. Nubu ushaka ko umuntu uri bunywe kuri ayo mata basi areba umushumba yazanye. Mbese amata nasa n'umushumba, murabizi igikoti cy'umushumba. Ariko abashumba Abisiraheli bakora uwo mwuga w'ubushumba, ikintu cyanangaje ni inda zateye mu bami. Umwami akikura inda hano akayimena, umushumba ntandarwaye. Inda zitera mu gihugu, ariko i Gosheni ntizahagera. Ab'ibikoti ntanda bafite, abamabaze bazifite, bazitoraho batya, yaba ari mu nama akayimenera aha, yaba ari kuyobora inama undi ati kimfashe. Mbese ibintu birakomera, ariko i Gosheni mu bashumba bameze neza. Ariko ntibamenye Imana, bahaguruka batayizi, bagenda batayizi, baterana amateraniro menshi, ariko ngo atinze ku musozi nibwo bamenye ko batari bayizi. Burya muza kandi kantu kanangaje, ndavuga nka tubiri, reka ngeze kuri ako. Akandi kantu kanangaje ni ukuntu kwa Farawo habuze amazi, no muri Jibu agahinduka amaraso, bajya no kunywa Nili bigahinduka iki, amaraso. Inyota ibishe kuko Bibiliya ntibivuga byose, barerekeza bajya gusaba amazi. Reba nka minisitiri w'igihugu arimo arasaba umushumba iki, atarigeraga amubwira ati injiza amata mu nzu, ati mujye muyasiga mugendeshe. Ariko kubera ko Imana ishaka kwishurira Abisiraheli nubwo batamenya, ariko ngo umushumba, umwami asaba umushumba iki, iwabo byabaye iki, amaraso. Ariko bagenda batazi Imana. Kansozi reba imva, nsoreze kuri ako. Reba mu bashumba bameze neza, abandi bajya Faisal, bakajya Medihiri, bakajya Legacy, bafite ubushobozi bwo kwivuriza South Africa, abandi bafite ubushobozi bwo kujya Turukiya, manza ariho hari ubuvuzi bugezweho. Abashumba batazi na mitiwere, abantu babo ni bazima. Kwa Farawo bari gushingura mu gitondo, bakabisikana nimugoroba, saa sita bakagurizanya gucukura. Ariko Abisiraheli ngo bavayo ntibamenye Imana, ngo bageze kuri wa musozi ngo babona Mose atinze kumanuka, baravuga ngo turabona Mose wa muntu w'Imana wadukuye mu gihugu. Mbese si Imana yabatwaye n'abashumba, si Imana yabatwaye ni korari, si Imana yabatwaye n'abahanuzi, si Imana yabatwaye. Bigaragaye ko bagiye batazi icyaba. Turi mu mugoroba w'impinduka, ndakwinginze, ntekereza ko umuntu wese ashyira imibyizi hano ashaka kuzabona Imana. Ntekereza ko impamvu twese twicaye hano dufite gahunda yo kuzabana n'Imana. Ubaye wicaye kuri ya lete atariyo gahunda ufite, waba warayobye icyapa. Ariko ntekereza ko twese turi hano, haleluya, turi hano dufite gahunda yo kuzabana n'Imana. Turapeta buri munsi dufite gahunda yo kuzabana n'Imana, duterana kenshi kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, tugambiriye dushyira imibyizi hano, twubaka insengero nziza gutya, dufasha abakene kwa kundi. Ni gahunda yo kuzabona Imana. Ariko ufata akanya gato
ufata akanya gato uri wenyine wibaze niba warahagurutse uzi impamvu y'urugendo. Kuko Abisiraheli Mose atinzeyo basanga bari barakurikiye abana. Hari akantu gato k'agakuru numvise umuntu umwe avuga ngiye kuzanamo inkuru iri bumfashe, ngo Bakame yari munsi y'ipapayi, ipapayi hanutse iri mu ishyamba iriruka, ngo ishyamba rirahiye. Impyisi nayo ati irirahiye, yiruka itazi ikibaye, igendeye mu kigare. Uze gutekereza niba warakurikiye Yesu cyangwa ari impamvu za korari, hari impamvu z'abahanuzi, hari impamvu ya Mose. Mose wadukuye mu Egiputa, uwari kubabona mu rugendo yari gutekereza ko Abisiraheli bazi ko bari kuva mu Egiputa bajya i Kanani, ariko ntibazi ibajyana. Ndashaka ko dusenga. Nukuri ntibazi ibajyana, kuko gutinda bitumye bikuramo zahabu, gutinda bitumye bikuraho iby'igiciro ngo babiha Aroni ngo abiremeshe ikigirwama. Nta kindi si ifite. Imana ihamagara Kuro mu bice 45 bya Yesaya, yaramubwiye ngo uwo mfashe ukuboko nkamuneshereza amahanga amuri imbere, iramubwira ngo nzaguha ubutunzi buri ahantu mu mwijima. Nagira ngo ngutangarize ubutunzi buri ahantu mu mwijima ni uguhishurirwa Yesu. Ubutunzi buri ahantu hatazwi. Ubutunzi butagira akagero buri ahantu hatagaragara, ni ukumenya Yesu. Salomo amaze kubaka urusengero yatumiye Imana ngo irutahe. Imana iraturika iraseka, iramubwira ati Salomo wanyubakiye inzu imeze ati n'urusengero rujya kungana n'urwa Sejemu. Ati none ko nicara mu ijuru nkarambya mu isi, urwo rusengero ndarukwiramo. Aramubwira ati ngewe nicaye ino ndambye iyo pfu. Yari ishatse kumubwira ko ari nini. Mubwiza ukuri ko umutima wawe uruta isi, uwakugabira isi wakumva ufite inyota. Uwakubwira ngo aguhe isi ibi yawe, uba umugabane wawe, wakumva ufite inyota, kuko umutima wawe ni mugari, ntiwahazwa n'isi. Ikintu cyuzura mu mutima ni Yesu. Umutima wawe uruta isi, umutima wawe uruta ijuru, kuko Imana yaravuze ngo nubwo nicara mu ijuru nkarambye iyo pfu, nkwira mu mutima w'umuntu unyizera. Iyo nicayemo nicaramo nkanarambyamo. Niyo mpamvu umuntu ufite Yesu aba yuzuye, abura aho ashyira ibindi. Uramubwira ati tugufashe, ati muramfashe iki, kandi nta bodaboda afite, akajya yumva arabifite, abahaze. Haleluya, haleluya. Uramubwira ati tugira icyo usaba, akabura icyo asaba kandi naho kuba afite. Yesu yarahuzuye, ibyuho byose byarashize. Ubutunzi butagira akagero. Uramubwira ati icyifuzo ufite ni iki? Kuko iyo ugize umwana ukenera amafaranga, ibyifuzo byino ni ko umutima umeze, ni mugari. Ni mugari, ntiwashyiramo isi ngo ikwiremo, hakomeza kuba icyuho. Niyo mpamvu ufite imodoka imwe abakeneye ebyiri, ufite ebyiri abakeneye nziza kurusha ya yindi, ufite aba abakeneye yakodesha. Umutima w'umuntu ni mugari. Umugeni rero, ndumva nshaka ko dusenga. Uyu mukobwa umeze nk'akarungu mu mahwa mu bakobwa, ndashaka kumuvugaho iminota 4 nsigaranye. Reka mbizane mu gishushanyo cy'ubukwe bw'ino kugira ngo tubyumve. Yesu amaze gukwa itorero, yasize inkwano, umukobwa asigara akowe. Tubifate mu rugero rwumvikana. Umukobwa kugira ngo akobwe muri iki gihugu cy'u Rwanda nuko bagejeje imyaka 21. Sifa kwa Mungu. Hari abantu bagihari. Haleluya. Yesu aza mu isi yarakoye akumugeni,
tubigereranya n'umukobwa wakowe n'umusore akajya mu gihugu cya kure kwimikirwayo, niko Mariko yavuze. Noneho amaze kumukwa afite 21, haramubwira ati rero ndagukoye ariko ngiye muri Amerika, nzagaruka dukora ubukwe, humura. Umukobwa aravuga ati ubwo nkoye nta kibazo. Ashaka kuvuga umugeni wa Kristo muri iki gihe. Haleluya. Karungu mu mahwa ni ikintu gikomeye. Arangije aragenda ajya muri icyo gihugu cya kure, umukobwa arasigara. Aravuga ati nzagutegereza. 21 ibirarangiye, 22 biramufashe, kuko umugabo wazatinda nk'uko yabivuze aratinda nyine. Umukobwa agira trane, bamucaho bakamubwira ati twakurangira umusore, ati kutaranitse. Umukobwa ati ko yankoyeze, kanga gushyingirwa n'aba, kaza abafite amajipe, akaza abafite amarava, akamugira inama ati washyingiwe kubona uri gukura. Umukobwa ati ko yankoye nkaba nyimukunda, kandi niyo tuvuganye ambwira ko gahunda igikomeje. Nuko itorero rimeze. 30 ivaho agira 40, batangira kumwita icya 10 cy'itorero. Abandi bakobwa bamucaho bakiri bato bakaryana inzara ati icya 10 tise ko adashaka, ati atafite umudiaspora. Muri korari bamucaho tise kure umukobwa ari mwiza adashaka, ati naguze ko afite umudiaspora, ni utabizi iti twe tuje vuba atafite umudiaspora. Tibamukoye afite 21, none dore uko angana. Cya 10 cy'Imana. Bya bimenyetso byitwa urusaku rwo kugaruka kwa Yesu bisakuje, ahita atanga invitation. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Agize 40, ahita yumvise umutebutsa ageze ku irembo. Sinakababwiye za nzoga za nimugoroba, ibimenyetso bigaragaza kuza kwa Yesu. Muze kubisoma ni 15. Yaravuze ngo gusenyuka kwa Yerusalemu ku rusengero, yavugaga urusengero Herode yubatse, abwira abigishwa ko nabo yari zasigara rigeretse kurindi. Urwo rusengero mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi Adolphe yararusenye, barwubatse imyaka 46. Adolphe Hitler yararusenye. Hari n'ibindi byinshi avuga gutoha k'umutini. Isiraheli yari yaravuye ku ikarita y'isi irarangira, ariko ubu yaratoshye mu gisirikare. Murabizi ko imaze iminsi bifatira mu kirere yerekana ko iryoshye, itoshye mu gisirikare. Ntiyatoshye se umutini ntiwatoshye? Abantu biga ibintu bya forex, bya forex iyo bavuye mu Rwanda baba prayinga ngo barebe ko baboherezayo. Ni igihugu cy'ubutayu ariko bahinga bakeza, nta sezo nimwe bateza. Yaratoshye Isiraheli. Ni ibimenyetso bikorwaho, ntago ari ibyo babona bagiye mu mwuka. Urusaku rw'uko umukwereraje umukobwa ngarwumva, ahita atumira, afata invitation ati muzana ayirubukwe tariki 30 z'ukwezi kwa 2. Umudiaspora azagira ute? Hazaza. Abwira abasaza ati muzamvukira ijambo bwa bukwe bwabaye tariki 30 z'ukwa 2 mfite ubukwe. Aratumira abwira abo muri service na protocol, aravuga ati muzaze, ati ni unindeze, ati no mudiaspora, ati we atakora muri ministeri yo muri Amerika, ati niwe tuzabana, ati buriya yari yaragiye, ati nuko yatinze ariko tuzabana tariki 30 zo kwa 2. Ati muzankorere muri protocol. Abaririmbyi baraza protocol, abakora akazi ko mu rusengero, abakubura, service ziri kuba muri ubwo bukwe. Abwira Marene ni umuntu gutoza iby'urugo, kuko uba ugiye kuzajyayo utabimenyereye. Marene ni babandi bababwirije ubutumwa bwiza, ni babandi babereye imbuto, babandi mwigiye agakiza. Ba Marene avuga ati muvugishe, ati se Maresi we urumva Marene ni urangiye umugeni umugabo, niwe babahuje. Ati rero Marene niwe waduhuje, ugomba kumbera Marene, wa mugabo azaza kuri 30 uzaze kumbera Marene. Bajya mu mujyi baravuga nati se none uzaza, ati nzaza. Abajya mu mujyi bagura ibikoresho by'umugeni.
abasaza baricaye, abafiyodoneri nabo agenda areba udukobwa twiza turambutse, ati rero ubwo nakecuye mwebwe batoya muzaze muryoshye amafoto, ati niba ari umudiyasipora tuzaza. Arangije aratumira, agenda abwira abantu bose. Naratangaye kubera ko ari umudiyasipora, abantu baratitse baruzura, baravuga ati ubwo ari umudiyasipora nta amafi azaba arimo, ni inkoko gusa, tuzagenda tugiye kwirira ibyo biryo by'abadiyasipora. Abwira umudekorateri tuzadekora, umudekorateri ati nzayidekora ku buryo abadiyasipora bose bazajya bampa ibiraka. Tariki 30 ngo zigere, saa 8 ku masaha y'ubukwe bagiye kubona, babona saa 8 umukwe nagize ute ntaje. Ati cya 10 we, hati ubukwe buraba. Abafiyodoneri ati se bakajya bakuraho uturidati tubwire buraba cyangwa waratubeshyaga kugira ngo wimwakure. Ariko abantu mwe muba mubona icya 10 ari muzima, njye mwitegereje mbona atari muzima neza. Abatumirwa ati nyamara icya 10 afite ikibazo, yabonye byaramurambiye arifeta kugira ngo adukureho amafaranga duteka imitwe. Urumva ibyavuzwe saa 8 zigeze umukwe ataje. Abafiyodoneri babonye saa 10 zigeze zikubisemo, baravuga ati twibi bigiye ibintu mwatwambitse. Saa 12 ku Gisimenti haba hari akazi, hari indi mirimo umuntu yakora adatinze mu bintu byo gutegereza umuntu. Cya 10 ashobora no kuba yaratubeshye. Bakuramo imyambaro y'ubukwe abafiyodoneri baragenda. Abasaza, umugeni wa Yesu, akarungu mu mahwa, niko umukunzi wanjye ameze mu bakobwa. Abasaza ati mwe ntago mubizi, ati twebwe tumaze iminsi tubona ibintu byinshi, ati kari agakobwa bagatetse imitwe ntikabimenya karadukinisha, ati mwihangane abakobwa binjajwa. Abasaza bakuramo amakoti, ujya gusoma ijambo ry'Imana, abasaza ati aho muri Matayo turahazi tumaze n'igihe tuyigisha, ati zari ikindi agiye kuvuga ati abakobwa 10. Mbese byose barabizi abasaza. Mu Kristo na Byiringiro bari mu rugendo rw'Isiyoni, barenze ku misozi y'igikundiro, ngo barebye Isiyoni, babaha rineti barahareba, ariko ngo bahura n'umusaza. Papa yavuze ngo abakaridinare b'Abanyafurika ngo banze gusezeranya abatinganyi, ngo ariko twe tuzagenda tuzabaha umugisha, ngo ariko nabo bazagenda babyumva gake gake. Abasaza baba babizi, baba bazi ibintu byinshi. Tutavuga abasaza mugatekereza abashumba, abasaza ni abantu bigira ba nyirandabizi. Waba umusaza nawe bitewe nuko wumvuze, aho kugira ngo ujye kugira ngo usome ijambo ry'Imana wumva ubugingo burimo, kuko itorero nirigenda Bibiliya izasigara, kuko Bibiliya igizwe n'ibice 2, igizwe n'igice cyitwa inyuguti. Pawulo yabwiye Abakorino arabanga inyuguti zitera ubwiza n'icyubahiro, ngo ariko bushira, ubwo bwiza bwabyo birashira. Umuntu yavuga ijambo ry'Imana byamuteye ubwiza n'icyubahiro, mukamuha agatuti, ariko mwakubitana ugasanga ni n'umwesikoro, icyubahiro cy'inyuguti kirashira. Mukorera atinze, abasaza barisohokera, bari mu mirimo, turabona ubukwe nta buhari, banza butakibaye. Murumva saa 9 zageze, saa 9 zigeze bagitegereje ubukwe, tubanza butakibaye, barisohokera. Bari muri protokole barasohoka, abari bari muri service nabo barasohoka. Murumva batumiwe, akajya agenda asohotse ati nyamara
ubu bukwe banza butakibaye yareba amafagitari k'amafi tuyasige biriya birya ariko bari bateguye ati tugende akagenda yagera hanze ati ariko harimo n'amafi ubu reka babwire abantu bakunda Imana ibyibaha nibyo bitumye abatumirwa uragenda umurenge ugasangamo insengero ebyiri eshatu za ADEPR restoration Katolika abatumirwa sara zaruzuye ariko gutinda kuzatuma bashiramo bose ngo bashiremo Marena ati semwa ni mwavuganye iti nacyagena niwe twari turi kuvugana kuri chat iniza kubwiye ngo ni gahunda iracyakomeza saa 2 twe twari tuzi kwaza saa 8 none saa 2 zari kukubwira ngo habaye ati yambwiye ko uko yakoye ibintu bikaze Amen. Amen. Yesu aracyafite gahunda n'umugeni wisa n'abafiyodoneri wisa n'abasaza Yesu aracyafitanye gahunda n'itorero
mu bintu bikomeza uyu mukobwa ni telefone y'umugabo we. Aramubwira ati ni ukuri nubwo natinze ariko sinzahera nzaza kukureba. Ntago nagiye i Getsemani ngo mbabare, ndi mu mikino naragukunze. Ntago nagiye i Gologota nkubambirwa, ntago nari ndi mu mikino, burya naragukunze nzaza kukureba. Nubwo umeze nk'igishungero, nubwo wirabura izuba ryo mu butayu rikaba ryaraguhinduye utyo, ariko nzaza kukureba. Itegure kugaruka kwa Yesu. Yesu azagaruka whatever situation yaba ihari yose. Uko abantu baba babihinduye kose ubusa, uko abantu baba babihinyuye, uko abantu baba babivuyemo, umwifato wose abantu bagira, komeza uvugane n'umugabo, gahunda iracyakomeje. Nagira ngo dusenge. Nagira ngo dusenge icyo cyifuzo mbagejejeho. Yesu azagaruka, niryo sezerano itorero ritegereje. Nuko Yesu yaravutse nkuko ba Yesaya babihanuye. Yesu yaracunguye, Yesu azatwara itorero. Umwiteguro ufite mugeni, ndabizi nubwo atari benshi ariko barimo. Yesu yaravuze ngo inzira ijya mu ijuru kubera ko ifunganye, abemera kuyinyuramo ntago ari benshi. Ndabizi ko umugeni wa Kristo arimo hano. Nagira ngo mubwire ngo ihangane, ukomere umutima nubwo uri mu bihe bitakoroheye. Umugabo wawe yantumye ko azaza kukureba, gahunda ntago azayica, azaza kukureba. Nubwo nawe ugukunze, nawe ugucira akaro urutega, ubuzima n'imibereho byawe bikaba bigoye kwambara, bikaba bikurushya kubaho, bikaba bikurushya, ariko gahunda arayifite. Ntabwo uzongera kuruha, ntabwo uzongera kunanirwa nuko ukiri iw'abandi, ariko agufitanye nawe gahunda. Ya gahunda mwavuganye iracyakomeje. Dusenge. Yesu kandi abo yagiriye i Gologota, na n'uyu aracyamanitse amaboko. Merutse natekereje ku rukundo rwa Yesu, nsanga urukundo rw'Imana ruri muri Yesu. Kubambwa kwa Yesu niho urukundo rw'Imana ruzingiye. Ese muri iri teraniro hari umuntu wabufashe icyemezo cyo kwakira iyo nkwano yo kugira neza kw'Imana, nawe akaba mu bakobwa b'abanyabwenge bategereje umukwe, bagahabwa imbaraga zo kumutegereza? Niba arimo yaba umwe, Imana igiriye ubwo buntu, yazamura ikiganza nawe akinjira mu bakobwa b'abanyabwenge bategereje ubukwe. Nubwo abageni bari mu bihe bitoroshye, ariko ijwi ry'umukunzi rituma bagira imbaraga, bakanga gusohoka muri sare nubwo itadekoye. N'abagombaga gutaha ubukwe bakaba batarimo, ariko ijwi ryo kuvugana n'umugabo rimwizeza yuko gahunda igihari. Se hari umuntu umwe Yesu agiriye ubwo buntu. Umunsi Mariya yari yicaye munsi y'igiti i Betelehemu, hari abakobwa benshi, ariko Gaburiyeli aba ari we aganiriza ngo yumve indamukanyo ya marayika. Ntabwo ari ngombwa ngo abari benshi babyumvise, ntabwo mu ijuru babenguka benshi. Ni umuntu umwe wenyine ukeneye kubyarira ijuru, gutwitira ijuru akaribyarira, Imana ikamubitsa umutungo wayo. Ese hari urimo wagiriwe ubwo buntu n'Imana? Ngo azamure ikiganza yakire iyo nkwano, agere i Gologota nawe akobwe, ategereze Yesu nk'umugabo we, kuko isi izashira, ariko izashira umugeni yaragiye. Niba urimo zamura ikiganza tugusengera Imana by'umwihariko. Iyo umuntu azamuye ikiganza atya, abavuze ngo uwo mugabo ndamwemeye witwa Yesu, none kumanika ni ukuberekana. Iyo tukubwiye ngo utere intambwe, ubuje kwerekananwa na Yesu. Ntabwo ari ibintu rero bigayitse, niyo mpamvu tutarabwira abantu ngo bahumirize, ahubwo ni iby'agaciro
kwerekananwa na Yesu. Urimo waba uri umwe cyangwa babiri, Yesu agiriye ubwo buntu. Niba urimo zamura ikiganza uyu munsi muri iri joro ry'impinduka, nawe Yesu ahindura ubuzima bwawe. Ese urahari? Nubwo abantu benshi bahindukiye bagakora ibitari ibyo, ibitari iby'abageni, ariko umugeni ari mu itorero arahari. Niba urimo, ese hari uwagize ikibazo cyo kubenga umukwe agasubira inyuma akagwa agakora ibyaha kandi yarabibujijwe n'uwamukunze? Nawe rero urimo zamura ikiganza tugufashe. Ikimenyetso cyo gutsindwa ariko no guhamya yuko wakiriye umwami Yesu. Niba arimo azamura ikiganza. Mwese mwaramwakiriye? Mwese mwaramwakiriye? Nabakoze amakosa yo kubenga umukwe? Nawe urimo? Yesu abaha umugisha. Reka dusenge. Waguruke dusabe imbaraga z'umutima zo gukomera umutima. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye ko wacunguye itorero, kandi seje mu guterana nuko itorero waricunguye. Haleluya! Wacunguye itorero, ucungurira abantu Imana. Waraje utanga inkwano igorogota, upfa ku musaraba, werekana urukundo ukunda itorero, ngo wakwaga umugeni kugira ngo muzabane, kandi uzamwishyira hadafite umugayo n'ikizinga. Turasenze ngo twereze kuba abageni, twambika umwambaro w'ubukwe nk'akarungu mu mawa, nk'akarungu mu mawa. Niko umukunzi wawe ameze mu bakobwa. Nubwo abantu benshi bicaye muri sare yo gutegerereza mu mukwe, bamwe bitwaye nk'abafiyedoneri kuko basubiye mu byo bari baranze, abandi bitwaye nk'abo muri serivisi kuko baririmba banakugomera, baririmba ari abagambanyi, badiyakona ari abagome, baporotokora ari abasambanyi. Abantu tumerewe nabi, ariko umugeni asabye imbaraga z'umutima. Umugeni asabye komanda y'imbaraga, asabye imbaraga z'Imana zimushoboza kuguma agutegereje. Hoziya nabo bararirimbye baravuga ngo ku mugoroba wa joro twari tukwiteguye, ariko niwaza baravuga ngo mbe mwami ni ryari? Kigiye twari tuguteguye utaje, none ni ryari igihe uzagarukira? Uravuga ngo uzaza mu gihe abantu batatekereza, uzaza ari mu nkoko, uzaza abantu batagutegereje, abantu bavuyemo basubiye mu isoko, abantu bavuye muri sare irari ry'umubiri ryabatwaye, abantu bavuye muri sare irari ry'iby'isi ryabatwaye, abantu bavuye muri sare irari rya Satani ryarabatwaye. Uzahita uza nk'abakobwa ngo basohotse gato ngo bagiye kuyagura, basanga urakinze, kandi baragize imibyizi myinshi, baratuye amafaranga menshi, baraherekeje abashyitsi benshi, barafashije benshi, ariko ngo bibagirwa kubika utuvuta, ngo bibagirwa gushyira mu mperezo, ngo bibagirwa kubika ijambo ry'Imana mu mutima, ngo bibagirwa kuribika bazongera mu mperezo. Ngo igihe rero kiraza kirayacushuguta, abari bayafite mu mperezo, abari bayafite mu matabaza gusa, saa 8 baracana, saa 9 baracana, saa 10 baracana, saa 12, saa 1 ngo zigere arabashirana
kuko umukwe yatinze. Igihe kirayacuncuguta, indirimbo zishira mu mutima. Igihe kirayacuncuguta, bahanuraga indimi ziraceceka. Igihe kirayashugusa, ababwirizaga birashira. Umukwe aratinda, birashira. Birashira. Abasengaga umukwe aratinda, amasengesho arabashirana kubera ko batari bafite ijambo rigwiriye muri bo. Dawidi yaravuze ngo naribitse mu mutima, nasomye nsanga abanyabwenge n'abaswa bose amavuta yarabashiranye, ariko abanyabwenge ngo bari bafite reserve, ngo bafata kuyo babitse basukamo, barongera baraka. Barongera baraka, baka abandi bazimye, bacana genereta baraka, baka abandi bazimye. Turagusabye iyo mperezo ituma abantu baka abandi bazimye. Ni ikintu kimeze nka genereta, bihita bigaragaza umukire muri karitsiye agahita yaka abandi bazimye. Umuriro waregeye ugiye, abakire bahita bacana genereta, abandi bari kwikubitagura ku bikuta, abakire bo bahita bacana. Uduhaye amavuta, uduhaye amavuta atagaragara, uduhaye amavuta yo mwibanga, uduhaye amavuta yishwe, uduhaye amavuta, uduhaye amavuta, uduhaye amavuta, uduhaye amavuta. Uyaha abagabo, abagabo bake n'akazi bafite. Uyaha abagore, abagore bakunda uko babayeho kandi ubuzima butagenda neza. Uduhaye amavuta tunyurwe n'ubucuti bwo mu ijuru. Uduhaye amavuta adashoborwa n'ibihe. Uduhaye amavuta isi itabasha. Uduhaye amavuta umubereho n'ubuzima bitabashije. Uduhaye amavuta atuma twaka. Turagushimiye ko muri iri joro ry'impinduka hari imitekerereze uhinduye muri twe, tukamenya ko impamvu basubiyeyo hari uko ari abafiyodoneri, tukamenya ko impamvu bitukuje hari uko ari abafiyodoneri, tukamenya ko impamvu bari gukuramo imyenda hari uko ari abafiyodoneri. Ariko umugeni warakihanganye, umugeni warakihanganye, kuko umugeni yumva ijwi ry'umugabo akamuvugisha, agakomera umutima. Uduhaye amavuta, duhaye amavuta, kandi impano z'Imana zongere zikore muri twe. Uduha uburyo itumanaho rigenda neza kugira ngo tutazasa n'isi. Urakoze, tugukomeye mu mashyi mu izina rya Yesu. Azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, nkuko yabisezeranye natwe. Azaza ntazatinda. Haleluya, haleluya. Umukwe ntabwo yahinduye gahunda, gahunda irakomeje. Uyu munsi rero nuko ijoro ryadupangiye, umukwe akomeje gahunda, ntabwo yahinduye. Ariko mu gicuku umukwe atinze kuza barasinzira. Imana iturinde gusinzira. Haleluya. Ntago turenga aha, iri jambo mukomeze muritekerezeho, ni Imana iriduhaye. Umwigisha mumwerekezeho ibiganza, muvuge ngo Imana imuhe umugisha. Ahanuye uko yategetswe, kandi we waje watumweho n'Imana. Imana ibaho umugisha. Nimuhaguruke dutahe, tujye gushyira mu bikorwa, tujye kwitegura umukwe. Amen. Ariko yavuze ngo umukwe, haleluya, ngo umugeni ni nka karungu hehe mu mahwa. Tujye kwitegura. Mwahagurutse. Turabashimiye, Imana ibaho umugisha. Abaririmbyi, abakristo, abayobozi, abakoze protokoli, abashyitsi bacu, mwagize neza ko mwaje. Kuwa gatanu mu ijoro ry'impinduka rero
turi kumwe n'umukozi w'Imana nanone uzatwigisha ijambo ry'Imana. Mubereke mbereke n'umuyobozi wo kwa gatanu mu ijoro ry'impinduka muramukeneye. Fabrice natambuka azahangaha azane n'umudamu nibo bazakorana kwa gatanu. Fabrice azayobora, umudamu we yigisha ijambo ry'Imana. Byose ni kimwe, barahamagawe, ubwo nibashaka bazaducyure mu ijuru. Haleluya. Muvuga ngo amavuta y'Imana azababeho. Amen. Nukuza kare ntago bisanzwe, kandi Imana yafunguye ikirere hasejemu. Imana iba yaduteguriye neza. Imana ibaho umugisha. Kandi dukomeze twitegure umukwe neza, twirinda gukora ibyaha, twirinda kumubabaza kugira ngo adahindura isezerano, ariko gahunda arayikomeje. Haleluya. Umukwe gahunda arayikomeje, tumuhereze icyubahiro ko akiyikomeje. Wirinde gukora ibibi kugira ngo atakubenga, gahunda warayikomeje. Umugisha w'Imana nujyane namwe. Amen.